ndahareba kuri WhatsApp yawe audio guhaye. Okay, ngiye kurya so abariyo nkina mani nuko nanjye mfite ibi audio nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo keza yigeze gushaka gutangamo ngo muyango passe uri kumva God damn it. No keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo kunyege amubaza ngo nase ngo muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye nyine keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza nyuma y'ibi ngibi reka twumve icyo muyanga bivugaho ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gacyaje turi guhamagara ari kumbwira ubundi kimenyi niwe kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya. Okay. Wenyine kandi nako nani wowe Godfather urabizi kuko kimenyi nawe aravuga shu sibyo kandi keza nawe kimenyi muraganira sibyo kimenyi agira umunwa icecekere dekati buretse mbabarira w'imvugo kimenyi agira umunwa munini cyane keza twaraganiye ugera ahantu urambwira ngo kimenyi mwaraganira mu byukuri nge numvaga yuko ndahareba